Birashoboka ko nawe waba uri nk'uyu mubare w'abantu benshi bumvise ukuri ariko ntibakwakire. Babonye ibimenyetso ndetse n'uburyo bwinshi bubahamiriza ukuri ariko bakaguma kukwirengagiza. Hari igihe ubana n'umuntu mugasangira ubuzima cyangwa se mukaba muziranye, ariko kenshi ukajya ubona amagambo avuga n'ibyo gusezeranya bidashobora guhura n'ibikorwa bye. Hari nk'igihe nk'imbaraga ze n'ubushake bwe bihinduka, guceceka kwe akaba ariko kumvikana kurusha ibyo yakubwiye byose. Maze muri wowe uruhurirane rw'ibitekerezo byinshi rukaza, ugatangira ukibwira uti ese uyu muntu anyitaho koko, cyangwa ndi kumwe n'ishusho y'umuntu ariko uwo nari nzi natekerezaga atagihari mu by'ukuri. Mbere y'uko twinjira cyane muri iki kiganiro, birashoboka ko utazongera kugira amahirwe yo kunyumva nuramuka udakoze subscribe ngo ujye ubona ibindi biganiro bizajya bikurikira ibi. Ndi kugira ngo untege amatwi witonze kandi unyumve neza, kubera ko uku kuri ugiye kumva cyangwa kumenya ntabwo uzongera kukwirengagiza mu mibereho yawe. Hari ijambo cyangwa izina rivuga ngo stoic cyangwa stoics. Ni abantu baba baratojwe cyangwa bazi gucunga amarangamutima yabo ku buryo ushobora gukora ibishoboka ngo umurakaze ariko ukaba udashobora kubigeraho, ku buryo ushobora kumunaniza mu buryo bwose ngo umuprovoke akwereka amarangamutima atandukanye n'uwo ari we ntakwemerere. Umujinya aba azi kuwukontorora, uburakari bwose wamuteza ntabwo wamuprovoka gutuma atekereza ibyo wadashaka gutekereza. Mu by'ukuri cyangwa se muri make, ni abantu baba ari abanyamahoro ku rwego rutangaje ku buryo isi idashobora kumwaka amahoro ye. Aba stoics bizera ko umubabaro umuntu uwo ari wese ahura nawo mu buzima bwe utangira igihe cyose utekereza ko abantu bagomba kugufata uko wowe ubafata. Gusa uku nguku ni ukuri ugomba guhura nako. Ububabare bwinshi abantu baguteza ntabwo bukomoka ku wo uri we cyangwa ku ruhare wabigizemo, ahubwo buva ku miterere y'abo bantu ubwabo. Umunyarwanda yaravuze ngo ntabwo ushobora kuyoberwa ijisho rikureba nabi. Iyo umuntu atakwitayeho ubibona mu maso ye, ubibona mu migendere ye, ubibona mu myitwarire ye. Ugenda ubona uburyo atihutira kugusubiza igisubizo kijyanye n'ibyo uri kumusaba cyangwa gukora ibikwiriye yagomba gukora igihe ubimusabye. Kandi ahorana impamvu nyinshi n'ubusobanuro budashira bwo kukubwira impamvu atakoze ibyo yagombaga gukora. Ntasiba kukubwira no kukumenyesha ko ahuze cyane igihe cyose ugerageje kumusaba umwanya wo kugira ibyo agukorera cyangwa se aguha. Umwe muri ba bantu nakubwiye, aba stoics, kuko azi neza ibyiza ku bandi, ibyiza bakorera kugira abahe amahoro ndetse kugira bubahe anabagaragariza imico myiza, biramworohera cyane nawe kubona ibyo yagombaga guhabwa ariko atahawe. Abibona neza cyane, nta kintu na kimwe kimwisobye. Arabyitegereza, yitegereza imyitwarire, imikorere adashizemo amarangamutima. Umustoic ntashobora kwirengagiza ibyo bimenyetso. Arabireba akabisesengura adatwawe n'amarangamutima, nta rujijo na ruke, kandi ntabivangemo n'umujinya, ndetse ntabe yagusaba ubusobanuro, kuko ukuri kuba kumwigaragariza akubona kandi agusobanukiwe. Iyi niyo mesaje abantu batakwitayeho bahora batanga igihe cyose ubutumwa bwabo buhora buvuga buti ibyiyumvo byanjye n'ituze ryanjye nibyo by'ingenzi kurusha ibyawe. Rero iyo uri umuntu ushobora gusobanukirwa ubwo butumwa baguhaye, iyo bagufasha gutyo, uhita urekeraho gushaka kubemeza, kubumvisha, kubasaba ibisobanuro cyangwa se gukomeza kubishingikirizaho. Marcus Aurelius yaranditse ati, ujye ureba ikintu kiri imbere yawe ukibona uko kiri, ntukibone uko wifuza ko kimera, ndetse ntukibone uko cyahoze, ndetse ntukibone uko wakibwiwe, ahubwo ukibone uko kiri muri ako kanya. Mu yandi magambo, reba uko uwo muntu akwiyeretse, ntiwite kuko wifuza kumubona, kandi ntiwite ku kuntu yahoze ameze, cyangwa se ngo wite uko umuntu runaka yamukubwiyeho, ahubwo ita gusa ku kuntu uri kumubona aka kanya. Ukuri kw'aba stoics kuroroshye cyane. Imico y'umuntu burya niko kuri kwe. Iyo wiziritse ku kintu cyane, haba igihe bikwishe amaso ntubashe kubona ububi bwacyo kandi buhari, bikarangira ugizweho ingaruka nacyo. Ngufite ikibazo cy'amatsiko. Ese iyo ubonye umuntu atakwitayeho, adaha agaciro gahunda mugirana, cyangwa se adaha agaciro kubaho kwawe mu buzima bwe, wihutira gukora iki? Mu byo ugomba gukora, ntuba ukwiriye kugira umujinya, kugaragaza umujinya w'umuranduranzuzi, ntabwo
uba ukwiriye kuguma kurwanira kumwiyegereza, nta nubwo uba ukwiriye kongera kwaka ibisobanuro by'ibintu wowe usanzwe uzi kandi wamaze gusobanukirwa. Ahubwo icyo gihe uhita utera intambwe usubira inyuma, ukitandukanya, ugakomeza kwita ku bindi bintu by'ingenzi bikureba, maze ukareka guceceka kwawe nako kukavuga, kugatangira kukavuga. Guceceka ni nk'urumuri rugufasha gutandukanya abantu ba nyabo bashaka kuguma mu buzima bwawe, cyangwa se ababurimo bashaka gusa kukubyaza umusaruro no kugukoresha mu nyungu zabo bwite. Iyo umuntu akwitaho arakwiyegereza, ariko iyo atakwitayeho igihe cyose aba afite impamvu nyinshi zo kwigendera. Ariko iyo agiye uko byagenda kose wowe uba utsinze, nta kintu na kimwe uba utakaje. Uba ugomba kureka abantu batari abanyabo batitaye ku majyambere yawe bakagenda rwose. Ahubwo kiba ari igihombo gikomeye iyo wamaze kubona umuntu ko atitaye kuri wowe, imibereho yawe n'amajyambere yawe, ugakomeza gushaka kumwiyegereza. Kimwe mu bintu bibi biba mu buzima bw'umuntu ni ukuguma ahantu hamusaba gusa kuhihanganira, aho kuba ahantu yubashwe kandi hamugaragariza agaciro ke. Abantu batakwitaho buri gihe nta kindi bakora uretse kugukamuramo imbaraga, bakagutera kumva uri kwishidikanyaho, bakagushyira mu cyumba, bagatuma uhora mu buzima bwo kwitekerezaho ndetse no gushidikanya ku gaciro kawe. Umusitoyike azi neza ko kwitabwaho bigereranywa n'agaciro k'ifaranga, kandi si buri wese ukwiye kurisesaguraho. Ugomba kurinda imbaraga zawe z'imbere muri wowe nk'uko umusirikare arinda ingabo ye. Ujye uzirikana ko buri muntu wese wemerewe kwinjira mu bitekerezo byawe ahafata umwanya. Hari abantu batuma ubatekerezaho mu buryo buguhesha amahoro ndetse n'ituze, ariko hari n'abandi batuma ubatekerezaho mu buryo bakubera uburozi mu mutima ndetse no mu ntekerezo zawe, bakakwangiza. Igihe cyose hagaragaye ibimenyetso byo kutakwitaho, kukurebera ku ruhande ndetse no kuguha agaciro udafite, hita wigirira neza, utera intambwe, usubira inyuma. Ibi ntabwo ari ukutubahana, ahubwo ni ukwirinda no kwikingira. Nta kinyoma uba ukoze, ahubwo uba uri kwiyunga n'ukuri. Kwitandukanya n'abadashobora kukwitaho nk'uko bikwiriye cyangwa kubona agaciro kawe ntabwo ari ikosa, ahubwo ni ukwimenya no kwisobanukirwa. Seneca nawe yaravuze ati, tubabara cyane muri imagination kurusha uko tubabara mu kuri kwa nyako k'ubuzima. Ntubabara gusa kuko umuntu atakwitayeho, ahubwo ubabara kuko ukomeje kwiyumvisha ko umunsi umwe hari igihe umuntu azakwitaho. Utekereza ko umuntu udashoboye kukwitaho ubu ngubu, udashobora guha agaciro amagambo umubwiye ngo muhuze umugambi, ukaguma kumva ko byibura azakumva neza ndetse akaguha agaciro ukwiye. Ibyo nibyo bikwica buhoro buhoro. Rekura icyo gitekerezo kimeze gutyo. Ugomba kureka imyumvire yo kumva ko niba umuntu ashyize intera hagati yawe nawe, ari wowe ugomba gukora iyo bwabaga ibishoboka byose bikaba inshingano zawe kugira ngo umwiyegereze. Urujijo rwe ntabwo rugomba guhinduka inshingano zawe. Kubura umuhate kwe si ikizamini ugomba gutsinda. Inzira y'abasitoics ni iyi ngiyi: itegereze, numara kwitegereza wemere ibyo witegereje, hanyuma wimukire aho wubahwa, aho agaciro kawe kari. Igihe uhagaritse gukurikirana kwitabwaho kw'abantu, nta kabuza ugarura imbaraga n'agaciro byawe. Igihe uhagaritse guhora ukeneye igisubizo cyabo, icyemezo cyabo cy'agaciro kawe, hari ikintu gikomeye gihita gihinduka muri wowe. Uzamura ubushobozi n'agaciro kawe, ugahinduka udakorwaho. Umuntu utakubonamo agaciro nta bushobozi na buto wakoresha n'imbaraga ngo akishakemo akabone kandi atarakagufitiye. Abantu ntago bashobora kugira ubushobozi bwo gukontorora umuntu udafite ikintu abakeneraho. Niyo mpamvu iyo ubaye ntibindeba, kurwane werekana ko wagombaga kwitabwaho cyangwa se ko ibyo bagombaga gukora batabikoze kugira ngo bakwiteho. Iyi niyo mpamvu kwigira ntibindeba ngo uhore urwanira ko baguha agaciro bakwatse bihinduka imbaraga zidasanzwe. Ntabwo ari ukwigira ntibindeba bimwe bipfuye, ahubwo kuba ntibindeba kugaragaza ko kuba bataguhaye agaciro, batakubashye, ntacyo bikubwiye. Ujye wibuka ibi, ushobora kukwitaho arabigaragaza. Bivuze ko n'utakwitayeho nawe bigaragaza. Rero nta gutegereza, nta kwizera, nta gutongana bishobora guhindura ibyo. Amahoro yawe afite agaciro kanini cyane ku buryo utagomba na gato kuyashikiriza umuntu utayitayeho. Ibitekerezo byawe nabyo ni iby'agaciro kenshi cyane ku buryo utagomba kubishyira ku bantu batitaye niba bagumana nawe cyangwa se niba bakwigendera. Umutima wawe nawo urakomeye cyane
ku buryo utagomba kuwutinza ku muntu utagufitiye igihe rwose. Iyo uharaniye kuba mu buzima cyangwa kuba ahantu hongera agaciro kawe, buri kimwe cyose cyo mu buzima bwawe kirahinduka. Ugenda mu buryo butandukanye n'ubwo wagendagamo, ukagira n'amahirwe atandukanye n'ayo wagiraga. Uba umuntu udashobora kunyeganyezwa byoroshye, udashobora gushukwa, ugahinduka umuntu abantu bafata uko ari, baha agaciro akwiye, atari uko bakwitayeho birenze ibikenewe, ahubwo kubera ko wumvise ko bakwitaho cyangwa batakwitaho, kuri wowe nta birenze. Ubuzima burakomeza ukigumira ku myanzuro yawe myiza ifite aho ikujyanye. Abantu batangira kumva ko utagishobora kugenzurwa n'icyizere kidafite ishingiro, ubwoba cyangwa n'uko bafata ibintu. Uhinduka umuntu utagishobora gufatwa bugwate mu marangamutima, ukaba umuntu ubona ukuri kandi akawukurikiza. Uko niko kuri kw'aba Stoics. Abantu benshi batifuza ko tumenya. Igihe wahagaritse kubereka ko bakeneye, nibwo batangira kubona agaciro kawe. Ariko icyo gihe wowe uba utakibakeneye, uba umaze gutera intambwe ikomeza imbere, witaye ku ntumbero zawe, uri umuntu utuje, ufite icyizere, kandi amaherezo bikarangira ubohotse. Urugendo rwawe rwo guhinduka udakorwaho rukomereje hano. Hari amahirwe menshi cyane ko udashobora kuzongera kunyumva mu gihe waba udakoze subscribe. Wikwima amahirwe, ni inzira nziza. Tuzongera ubutaha.